Karibu ku isengesho ribohora official. Turakuramukije wowe wakoze subscribe uherereye hose, tukaba tubana ukabana natwe hano ku gicaniro cy'amasengesho. Uwiteka akugirire neza kandi Uwiteka akwagurira imbago, aguha iby'umutima wawe ushaka wakoze subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa. Uwiteka akwagurira imbibi n'imbago zawe mu izina rya Yesu Kristo. Tuje mu isengesho ry'uno munsi ndetse no mu nyigisho y'uno munsi. Rero turakurarikira kuza ukabana natwe, tuza umutima ushyire hamwe, twize kwinjira mu bihe byiza byo gusenga. Nawe ukihagera hano kuri uyu muyoboro w'isengesho ribohora official, karibu ari ubwa mbere, ngwino ubane natwe mu isengesho. Imana igumugisha kandi Imana ikugire neza. Tuje gusenga nta kindi kitugenza, ariko reka tubanze duhamagare umwuka w'Imana kugira ngo abane natwe muri uyu mwanya, kuko turabanza tuganireho ijambo tugiye gusengeramo n'icyo tugiye gusengera icyaricyo. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Mana nkuru, Imana isumba byose, wowe muyobozi w'ubugingo bwacu, ukaba umwami w'ubugingo bwacu, ukaba umwami w'umwuka wo muri twe. Uwiteka Nyiringabo, Imana itaboneshwa amaso y'umubiri, iriho wahozeho uzahoraho iteka ryose, wowe ubeshaho ibiboneka byose byo mu isi. Ibiboneka byose byo mu isi biriho kuko wabishatse kandi biriho kuko wabitegetse. Uwiteka duhamagaye umwuka wawe kugira ngo aze atwigishe kandi atwingingire, adusengere, kuko ijambo rivuga ko tutazi gusenga uko bikwiye, ahubwo umwuka wa wera atunihira ibintu avuga badata. Mwuka wera unyobore mu isengesho, uyobore ababene data mu isengesho dukomba gusenga uyu munsi. Sengesho dukirizamo, sengesho turibohorera, utubohoreramo, kandi ntihagire n'umwe uza hano kuri iki gicaniro cy'amasengesho usubirayo adahuye no kuboko kwawe. Wavuze ko ari we rembo umuntu yinjira agakizwa. Turaje mu isengesho Mwami, udukirisha isengesho, udukirisha ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Ikirere cyacu turakiguhaye Uwiteka, reka ubwami bwawe bwururuke buganze ikirere cyo ndi gukoreramo, kirere nicayemo. Ndagihamagara mu bwami bw'Imana ku kiganza, guverinoma y'ijuru katika Jesus. Imana Data twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, hamwe mu izina rya Yesu Kristo, n'ubwami bw'ijuru bwose uko bwakabaye bwururukaho ndi mu izina rya Yesu Kristo, bwururukaho ndi mu izina rya Yesu Kristo. Bwururuke ubwami bwose bw'ijuru bumanukaho ndi, bumanukaho uyu muntu ari mu izina rya Yesu. Uyu muntu uje kuri iki gicaniro cy'amasengesho, ndasenga kugira ngo ubwami bw'Imana, uyu mugabo, uyu mukobwa, uyu mudamu, izina rya Yesu Kristo, umwami w'abami, ubwami bw'Imana bwururuke aho ari, kugira ngo mwanya tugiye kwinjiramo mu izina rya Yesu ahure n'ubwami bwawe mu bugingo bwe, ahure n'ubwami bwawe mu mwuka, ahure n'ubwami bwawe Mwami mu isi itaboneka ibyari biboneka. Urakoze kuri Imana mva gusenga kandi isubiza amasengesho. Vayo uganire natwe mu izina rya Yesu mba amazina yose, amen. Ngwino mu isi itaboneka, hahandi habasha kuva ibiboneka. Iyi si turimo ni isi iboneka, ariko ibiboneka byose biboneka mu biba byabanjirije cyangwa byatangiriye mu isi itaboneka. Ibigaragara byose biva mu bitagaragara. Ngwino twinjire mu mwuka, aho ahatari ibigaragara, ariko nyamara aho ngaho hatari ibigaragara hakabasha kuba ariho haturuka ibyo tubona byose. Karibu cyane mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye gusenga isengesho rifungura, ribohora igice cy'ubwenge, isengesho ribohora ubwenge kandi rikabohora igice cy'imitekerereze. Ibyo isengesho ribohora ibitekerezo rikabohora n'ubwenge. Ukeneye ko waguka mu bwenge. Ijambo rero avuga ngo mu minsi imperuka ubwenge bwa benshi buzagwira. Ni byiza ko rero nawe ubwenge bwawe budasigara inyuma mu by'umwuka, ni byiza ko ubwenge bwawe budasigara inyuma mu byo kumenya. Uyu munsi rero tugiye kuganira, turebe ukuntu ubwenge Satani ashobora kububoha, abarozi bashobora kububoha, abadayimoni bashobora kububoha. Tugiye kureba ukuntu Satani yibanda ku bwenge cyane no ku bitekerezo by'umuntu akabiboha. Iyo Satani ashaka kuguheza hasi, iyo ashaka kutava aho uri ngo ugere ahantu ugana, icyo akora aboha ibitekerezo byawe. Reka dusome amwe bimwe mu byanditswe byemeza ibyo ngibyo mvuze.
bihemeza ibyo ngibyo mvuze nibyo tugiye gusoma. Iyo Satani ashaka gufata ubuzima bw'umuntu, icyo akora afata bwa buzima bw'umuntu, afata bwa bwenge bw'umuntu, akabuboha, akabushyira mu mwijima. Hanyuma reka dusome imirongo ibiyemeza, hanyuma nyuma yo kubona iyo mirongo ibigaragaza, turaza gufata umwanya wo gusengera icyitwa ubwenge n'ibitekerezo. Reka rero dusome Abefeso igice cya 4. Abefeso igice cya 4. Reka duhere ku murongo wa 17. Handitse ngo, nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Hano turabona ko abapagani bo mu mitima yabo haba harimo ibintu bidafite umumaro. Bya bindi biba bidafite umumaro rero ibyo nibyo bakurikiza. Ibyo bibwira mu mitima yabo bidafite umumaro nibyo bakurikiza. Umurongo wa 18 akavuga ngo, ubwenge bwabo buri mu mwijima. Urumva ko Satani cyakora iyo ashaka kugupaganisha ukaba umupagani, iyo ashaka kukuboha, afata ubwenge bwawe akabushyira mu mwijima. Ndagusengera kugira ngo ubwenge bwawe buganzwe n'umucyo mu izina rya Yesu. Afata ubwenge bwawe akabwicaza mu mwijima. Urumva rero iyo uri ahantu hari umwijima ntushobora kubona. Ahantu hari umwijima yewe n'icyakwihisha cyose kiri mu mwijima cyakugirira nabi, kuko nyine ubura ahantu mu mwijima. None nta n'umutekano uba hari ahantu hari umwijima. None ijambo ritangira ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima. Ubwenge Satani azi uburyo bwo kubufata, arabufata akabutereka mu mwijima, ukaba mu bintu utazi, udasobanukiwe, utanareba. Niyo bakwigisha, niyo baguhugura, niyo bagira gute ntiwumve, kuko muri kamere ya Satani ni ugushyira abantu mu mwijima, ni ugufata ubwenge bwabo mu buryo bw'umwuka akabubohesha umwijima. Ndasengera ubwenge bwawe kugira ngo buve mu mwijima, umucyo umurikira ubwenge bwawe n'ubwanjye mu izina rya Yesu. Ndasengera ubwenge bwanjye n'ubwawe, umucyo umurikire mu bwonko bwawe, umucyo umurikire mu bwenge bwawe, mwijima wose wari uri mu bwenge bwawe no mu bwanjye ugende mu izina rya Yesu. Mu bwenge bwanjye haza umucyo mwinshi unyereka imbere hanone nahazaza mu izina rya Yesu. Reka rero dukomeze dusome ngo ubujiji buri muri bo no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana. Ahangaha turahabona ibintu bibiri bitandukanye umuntu n'Imana. Turahabona gufatwa k'ubwenge, bwa bwenge bwicajwe mu mwijima. Tukabona no kunangirwa k'umutima, bivuga guhambirwa k'umutima bakawudanangira. Nibyo waba wumva umutima ntubyakire, wakwakira ijambo ry'ubwenge umutima nturyakire. Ndagusengera kugira ngo imbaraga zaboho umutima wawe zikawunangira, zimenagurwe n'inyundo yitwa ijambo ry'Imana, kuko handitswe yuko ijambo ry'Imana ari inyundo imenagura amabuye. Mu izina rya Yesu, reka ijambo ry'Imana rihinduka inyundo, rimene umutima wanangiwe wongere gufungurwa mu izina rya Yesu, wongere gufungurwa mu izina rya Yesu. Waboshywe mu buryo bwa kirozi, waboshywe mu buryo bw'imitongero, ndawubohoza uwo mutima kugira ngo Uwiteka awisanzuremo kandi awubemo. Ijambo riravuze ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi n'ubushishi buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo. Ni ibintu bitatu narivuze bire ko tubonye bitatu. Tubonye ubwenge kuba buri mu mwijima, ubwenge bw'umuntu. Satani akagutesha umutwe, akagushira mu bibazo byinshi udasobanukiwe, ugasa nkaho uri mu mwijima kuko ubutabona itangiriro n'iherezo ry'ibyo bibazo. Kabiri, noneho akazana ubujiji bwinshi bwo kugira ngo utajijuka umenye impamvu y'ibyo urimo, umenye impamvu y'ibyo ucamo. Nyuma y'ubwo bujiji bwinshi ngo akanangira n'umutima. Yamara kunangira umutima, ikiba gisigaye uwo muntu ahita atandukanywa n'ubuzima
buturuka ku Mana, uwo muntu ahita atandukanywa n'ubugingo buturuka ku Mana. Niyo ngo rero Satani ashaka kugutandukanya n'Imana, ikintu cya mbere akora ni ugufata ubwenge bwawe akabushyira mu mwijima. Kabiri ni ukumanura ubujiji. Iyo tuvuga ubujiji, ni ubujiji mu by'umwuka, ni ubujiji mu by'ubumana, akabwuzuza mu muntu. Gatatu, akanangira umutima. Ibintu bitatu byombi. Yamara gukora ibyo, icyo yifuzaga bakigezeho. Ndagusengera rero kugira ngo ibyo bitatu niba byaragukoreweho, Satani anyuze mu bagenti biwe barakwibye ubwenge, bagafata ubwenge bwawe bakabwicaza mu mwijima, kwa jina Reka ubwenge bwawe buve mu mwijima. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, ndabohoza ubwenge bwanjye bari bajicaze mu mwijima, mu izina rya Yesu Kristo. Ubwenge buturuka ku Mana, ubwenge bumfasha kubaho, ubwenge bumfasha kugendana n'Imana, ubwenge bumfasha gutsinda abadayimoni n'ingabo zose za Satani, ubwenge bumpesha kunesha imyuka y'abazimu n'abadayimoni n'amajeni, ubwenge bumbashisha gutsinda abarozi mu izina rya Yesu Kristo, ubwenge bumbashisha gutera imbere no kwaguka mu izina rya Yesu Kristo, ubwenge bumpesha impinduka mu buzima n'imibereho, kwa jina Yesu. Mpamagaye umucyo wawe Mwami Imana. Ijambo rivuga yuko ntawe uzagukurikira uzagendera mu mwijima na hato. Reka ubwenge bwanjye Mwami ukurwe mu mwijima, bwicare muri wowe Yesu Kristo. Reka Mwami umutima wanjye ntiwemere kunangirwa, kwa jina Yesu. Reka umutima wanjye ukingukire Imana, ukingukire umwuka w'Imana, ukingukire kwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Gatatu, Uwiteka ubujiji bwose busohoke muri nje, kwa jina Yesu. Ndatura ngo ubujiji busohokemo, atura kugira ngo ubujiji bugusohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Atura umucyo w'Imana uze mu buzima bwawe. Senga usaba umucyo w'Imana kuza mu bwenge bwawe. Senga usaba kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo waguke cyane mu izina rya Yesu. Komeza usenge. Mana amahoro iguha. Reka twongere irindi jambo nanone. Irindi jambo nanone tubona mu Bakorino. Tubona mu Bakorino. Turacyari ku kintu cyitwa kifungo cha kiakili, uburyo ubwami bw'umwijima bushobora kuboha ubwenge. Tubonye ukuntu ubwenge bwicazwa mu mwijima, ariko dusenze n'isengesho rivuga ngo ubwenge bwanjye n'ubwawe bikurwe mu mwijima mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Reka turebe ijambo tubona mu Bakorinto ba kabiri. Korinto ba kabiri igice cya 3 n'umurongo wa 14. Hatangira avuga ngo ariko Abefeso igice cya 3 umurongo wa 14 handitswe ngo ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba gitwikiriye imitima yabo, ntibamenya ko cyakuweho na Kristo. Ngo ahubwo kugeza n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero umwami ni umwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Urashaka kubohoka? Ijambo ritangira rivuga ngo ariko imitima yabo yarahumye. Kumbe mu rundi rwego Satani abasha gufata umutima w'umuntu akawuhuma. Mutima urabona, mutima urareba. Ndagusengera ngo umutima wawe ubone mu izina rya Yesu. Ngo ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Urumva ko umutima w'umuntu Satani ashobora kuwuteza ubuhumyi. Reka ibintu bihinduka baguteje ubuhumyi mu mutima bubasubireho mu izina rya Yesu Kristo. Buri murozi wakutongereye akakuvuma umuvumo w'ubuhumyi bw'umutima, ndatura ngo ubwo buhumyi mu izina rya Yesu Kristo
wapfuye akazuka, ubwo buhumyi buhindukizwe wa jina la Yesu, bujye ku barozi bakurogaga, ubwo buhumyi bw'umutima buhindukizwe bujye kubagurakaga bashaka kukugirira nabi, wa jina la Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, wowe byuka urabagirane kano kanya mu izina rya Yesu. Jambo rirambwiye ngo Imana ngo ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu, ngo iyo isezerano rya kera risomwa cya gitwikirizo kiba gitwikira imitima yabo. Urumva ko umutima ushobora gutwikirizwa igitwikirizo gishobora gutuma umutima utakira, wa mutima utajijuka, wa mutima utamenya. Hiki ni kifungo cha moyo. Nilikuwa nazungumzia kifungo cha kiakili na kifungo cha moyo. Na ndimo ndaganira mvuga ruzinga rukaboha ubwenge, uruzingo ruzinga umutima, urw'abarozi bakora bakarubohesha umutima w'umuntu, ukajijwa, ukaba mu rushijo, gusobanukirwa no kujijuka bikaba kure y'uwo mutima. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo ngo umutima wanjye n'uwawe, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, reka bihumuke mu izina rya Yesu Kristo, bihumuke. Uwiteka humura umutima wanjye, humura umutima w'abagabo, humura umutima w'abakobwa, humura umutima w'uyu musore, humura umutima w'uyu muntu mu izina rya Yesu. Umwuka humuke, muwe w'ubugingo humuke mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Igitwikirizo cyari gitwikiriye umutima wanjye n'uwa bene data kiveho katika jina la Yesu. Igitwikirizo gituma Imana Data twese idakorera mu mutima wanjye nk'uko bikwiye. Imana Data twese idakorera mu mutima w'uyu mugabo, idakorera mu mutima w'aba bantu baza kwisengesha ribohora. Ibyo bitwikirizo bive ku mitima y'abaza kwisengesha ribohora official. Urakoze mwami, nabo turimo turasengana kano kanya ubagirire neza, ntihagire n'umwe usubira yuko yaje mu izina rya Yesu, ntihagire n'umwe usubira yuko yaje mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusoreze muri iki cyanditswe tubona mu Bakorinto igice cya Bakorinto ba kabiri igice cya 4:4. Abakorinto ba kabiri igice cya 4, ariko reka duhere ku murongo wa 3 n'uwa 4. Ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriye abarimbuka, ngo ari bo batizera. Abarimbuka ni abantu bwoko ki? N'abatizera. Ngo ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima. Tubonye tugarutse mu ijambo nanone rigaragaza ko hari Imana y'iki gihe ihumiye imitima y'abantu, hari Imana y'iki gihe ituma imitima y'abantu iba okipe. Imana y'iki gihe birimo iravugwa ntabwo ari Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Iyi ni Satani, ni Imana Satani niwe uhuma imitima y'abantu. Impamvu yo kubahuma reka nayo tuyisome. Ngo ni ukugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Ntabwo Satani yifuza ko ubutumwa bwiza bwa Kristo ariyo shusho y'Imana itabatambikira. Ngo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana, kugira ngo icyo gitwikirizo kive ku buzima bwawe. Imbaraga kano kanya ndazitegeka kugira ngo zimanuke zigukure iki gitwikirizo ku mutima mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'iki gihe yashatse guhuma umutima wawe itsindwe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari shusho y'Imana ugutambikire. Ndatura ngo umucyo w'Imana ari we shusho y'Imana ari we Kristo Yesu bigutambikire, nanjye bintambikire mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Imana y'iki gihe tsindwe ibe kure y'ubuzima bwawe, ahubwo matane n'Imana rurema, uwo matane n'Imana umuremyi w'ibiboneka n'ibitaboneka. Imana iguhe umugisha cyane. Reka dusome nanone umurongo wa nyuma hanyuma dusose. Umurongo nari navuze ko Satani afata intekerezo. Hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Ni Abakorinto ba kabiri 5:3. Abakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 3. Abakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 3 handitse ngo ariko ndatinya yuko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana
no kubonera bya Kristo. Uyu ni Paulo arandikira Abikorino mu gice cya 11 bwa 2:3 tangira avuga ngo ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobyo. Natangiye mvuga ngo iyo Satani ashaka umuntu atagetinga intekerezo ze, kavuga ngo izi ntekerezo nizizagera kure, tuzamunebgesha mu gutekereza, tuzamishyiraho bariyeri mu gutekereza. Ndatura ngo buri bariyeri washyiriweho mu bitekerezo ikurweho, kandi imbaraga zishaka kukusharajaza no kusuzerereza mu ntekerezo zitsindwe. Uyu mwuka wari waroheje intekerezo zawe w'abadayimoni uciye mu bandi bantu, umwuka woheje intekerezo zawe rero kura mu izina Yesu. Tangira usenge ubwire umwuka wose ufashe ibitekerezo byawe kurekura imbaraga zashatse kukuyobya mu bitekerezo, zashatse kuyobya mu buhanuzi, mu ijambo ry'Imana, zashatse kuyobya muri business, mu mikorere yawe. Ndatura ngo zinde kure mu izina Yesu. Nawe kure vuga tuye wa mwuka we udevia kandi uyobya intekerezo zanje, ukazibuza kwinjira mu gisha w'Imana uri, ukazibuza kwinjira muri Rehobote. Yewe wa mwuka we va ku buzima bwanjye mu izina Yesu, va ku buzima bwanjye mu izina Yesu Kristo, va ku buzima bwanjye mu izina Yesu. Ndatura ngo umwuka uve ku buzima bwanjye Yesu Kristo. Yesu tegeka umwuka wa Satani uve ku buzima bwanjye, uve ku bantu baza kuri iki gicaniro kwa sinesi. Umwuka uyobya intekerezo za buri wese wo muri twe, umwuka idevi ibitekerezo by'abantu bawe isheko mu izina Yesu Kristo. Yewe mwuka tugomba kugera kure heza shoboka, dufite ubwenge bwuzuye bw'Imana, tugomba kugira kure heza Imana dutungure twuzuye umwuka waratwambaye imbaraga z'Imana kandi dutunze dufite buri kimwe cyose dukeneye. Urakoze mwami kubikoze, tuguhaye amashimwe ko ari intekerezo uvanyaho zari zibuheye. Ndaguha amashimwe, nguhaye amashimwe ko ari intekerezo ubohoye, nguhaye amashimwe ko ari intekerezo ubohoye, nguhaye icyubahiro ko ari intekerezo ubohoye. Shima Imana ko Imana ibohoye ibitekerezo byawe. Shima Imana ko Imana ibitekerezo byawe byongeye kubigarura muri presence y'Imana, byongeye kugaruka mu kubaho kw'Imana. Ni Imana ivugana n'abantu mu bitekerezo, ni Imana ihura natwe mu bitekerezo, ikahura natwe mu buryo bw'umutima. Iyo umwanzi rero ashaka kugira ngo akuganza kudomine, nuko akirana n'ikirere cyawe kijyanye n'ikirere cy'ibitekerezo. Ndagusengera kugira ngo ikirere cyawe cy'ibitekerezo kibohoke mu izina Yesu Kristo. Ndamanura amaraso Yesu Kristo hejuru y'ibitekerezo byawe, ndamanura imbaraga z'Imana mu bitekerezo byawe, ndahamagara umwuka wera mu bitekerezo byawe mu izina Yesu Kristo. Ndahamagara imbaraga z'Imana gukuraho imipaka washyiriweho mu bitekerezo byawe mu izina Yesu Kristo. Ndahamagara Imana ku buzima bwawe kugira ngo imipaka washyiriweho mu buryo bw'umutima bashatse gufata umutima mu izina Yesu Kristo n'ubwenge bwawe, kugira ngo baguheze mu bibazo, baguheze mu mudamararo katika jina Yesu, bityo uwo mudamararo kubuze kwinjira muri Kanani. Bashatse kuguheza mu byaha kugira ngo ibyo byaha bikubuze kwinjira mu masezerano. Ndasenye buri cyaha cyose cyakwizingiyeho kwa jina Yesu. Umwuka w'inzoka wakwizingiyeho ndawutwika, myuka bidafite umubiri n'amaraso ndayitwika. Ndatura ngo Yesu akubohore, ndatura ngo Yesu abohore ubwenge bwawe bwose uko bwakabaye bukugarukemo ari full package kwa jina Yesu Kristo atsindira urupfu n'ikuzimu. Ndatura kugira ngo umutima wagucire gutunga Imana, wagucire kugendana n'Imana, wagucire gusabana n'Imana mu izina Yesu Kristo wambwa apakazuka dusabye twiseye. Amen, amen, amen. Imana iguhumugisha, Imana ikugirire neza. Uwiteka akomeze akurebera icyoroshye, ahindura amateka y'ubuzima bwawe, akira kubohoka k'ubwenge bwawe, akira kubohoka k'umutima wawe. Shalom shalom. Kora subscribe ari ubwa mbere, dukomeze kubana mu masengesho kuri iki gicaniro cy'isengesho Ribohora Official. Ni Pastor Justus mwari muri kumwe, mugubwe neza muri byose.